yego nyuma rero reka tujye muri Rayon Sport bafite match ku munsi w'ejo ku cyumweru saa 9 bwo turabona rero tunababwiye n'indi mikino iri uyu munsi ariko reka tubane twakire Basire kuko yageze aha muri studio sinzi ibyaje kubwira Bareyo nibyo nanjye mbere yana kugira ngo bimubaze Wasiri weekend nza cyane umeze neza na mahoro waramutse neza Ruvuyanga waramutse Nepo ndetse na Samir tumeze neza Samir urabizi ko ari bazina cyane imeze bite Sylvestre we ni sawa cyane nanjye Sylvestre hundi imeze neza Sylvestre rero aba yagiye mu turere twa Nyagatare arimo gukina gatana atavuga ati bimeze bite banzu nyibarize Ruvuya ndagusubiza ntacyo ikintu cya mbere nkubaza yego usigaye ushinzwe iki muri Rayon Sport mu buryo bw'agateganyo ninjye uhagarara ibijyanye n'itangazamakuru muri Rayon Sport mu buryo bw'agateganyo bw'agateganyo kuko na komite iriho n'iy'inzibacyuho niriya post ya Valentine niwo yanditse oya zari zitarangira mu ubu ngubu uradushinzwe yego ninjye uzajya ubuhuza n'ubuyobozi bwa Rayon Sport yego prestation rwose iby'agateganyo nizere yuko bizahavamo ibya burundu nibabona nyine ubikora neza kandi niyeka yuko ni nabyo nifuza nje sinabigushidikanyaho ko n'ubundi ubibamo hanyuma rero nyuma y'izo nshingano muri Rayon Sport mugiye gukina ikipe ya Mukura ni match navuga yuko ikomeye cyane ejo kwizigiye turi kumwe niba bavuga ati ndabizi neza ko Rayon Sport mu makipe itinya gutinya nyine kubaha kwa nyine kuvuga uti aya manota nshobora kutayabona yavuze ikipe ebyiri yavuga ati iya mbere bareba batinya APR iya kabiri bagatinya Mukura Mukura ni ikipe mwiteguye gute ni umukino mwafashe gute intsinzi Samir avuze mwari mumaze nizinga Samir bafite intsinzi eshatu na clean sheet eshatu murabikomeza ku munsi w'ejo icyambere iyi faze retour ijya gutangira abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport bo hagati yabo bakoze inama itarimo ubuyobozi kuva kuri Abed ugashyiraho Rika wari winjiye mu ikipe mukinnyi nka Bangara ugashyiraho aba bakinnyi bakuru bose b'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'abatoya babarimo bakoze inama imwe bigira ku mateka y'ibyabaye muri Rayon Sport kuri Rayon Sport nyine ibihe byagiye bibaho Rayon Sport sezi ya 2018-2019 yagize faze na hitari nziza habe na gato iyo faze ritari nziza habe na gato abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport bayobowe na Manzi Thierry Mutsinzi Ange barimo Muhire Keve barimo Muhire Keve ntabwo yarahari barimo ba Jire Urimwengu barimo ba Sarpongo bakoze inama hagati yabo baravuga ngo tugize faze rembi reka dukora ibishoboka byose ifaze retuni tuzagire match yari yose dutakaza uzi cyabaye 2018-2019 Rayon Sport yakoze imikino 15 higeze itsindwa umukino n'umwe yatsinze imikino 13 inganya imikino 2 icyabaye ikipe yari yiri imbere yitwa APR Rayon Sport yayipanguriye amanota 11 iyavanaho Rayon Sport ifata umwanya wa mbere itwara n'igikombe cya shampiyona ibyo bintu rero iyo usanzwe bifite mu mateka yawe biroroshye ko abakinnyi usanzwe ufite nabo bashobora kubigenderaho niyo mpamvu ifaze retour twahereye kuri match ya mbere ya AS Kigali Rayon Sport yarayitsinze igitego kimwe ku busa twakurikijeho match ya kabiri ya Police ariyo duheruka muri shampiyona Rayon Sport yatsinze Police igitego kimwe ku busa iyo Police Rayon Sport yatsinze igitego kimwe ku busa yari yatsinze Rayon Sport umukino ubanza wa shampiyona irongera inasezerera Rayon Sport mu gikombe cy'ubutwari hose yitsinda igitego kimwe ku busa muri shampiyona rero Rayon Sport yarayitsinze ni ikimenyetso cya ya U-turn abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport bakoreye inama bakemeza ko ari cyo kintu bagiye gukora now ikipe ya Rayon Sport aka kanya rero turi kuri gahunda imwe yonyine turi kubara ngo who is next icyo kibazo turi kwibaza buri kanya next turi kuvuga ntago ari uwo tugiye guhura ahubwo ninde ugiye gutsindwa nanone na Rayon Sport ako kantu mukumve neza mu gihe abandi barimo barabara ngo tuzahura na runaka twebwe turi kwibaza ngo tuzatsinda ndubukurikira who is next ninde ugiye gutsindwa nanone ninde ugiye gushirika isoni n'ubutengwa ze guhagarara mu maso ya Rayon Sport nanone ugezweho ubu noneho ninde ni Mukura ije ku cyumweru maze imitsi bagora Samir
uri umunyamibare ndagukunda cyane. Dusubire inyuma gato. Imikino 5 Rayon Sport iheruka gukinira na Mukura mu mujyi wa Kigali. Rayon Sport itsinze match 3 twanganyije imwe, Mukura dutsinze rimwe. By'umwihariko rero muri Kigali Pele Stadium imikino iheruka kuhakinira Mukura nta nsinzi ifite kuri Rayon Sport. Hari umukino natsinze Mukura ibitego 5-1, aho ni 2019. Ibitego 4-1 mu myaka 2 ishize. Ikintu gikomeye Mukura iheruka gukora kuri Rayon Sport muri Kigali Pele Stadium ni umukino w'ibitego 2-2. Robert Mukogorya ari urimo uratera Dolphe Hakizimana. Mukogorya ni watsinze ibitego 2 byose by'ikipe ya Mukura. Imikino 4 yose mperuka gukina n'ikipe ya Mukura muri Kigali Pele Stadium nta nsinzi igira kuri Rayon. Harimo no kuyinyagira, ahubwo none uteranyije nk'ibitego byose maze kwitsinda mu mikino iheruka muri Kigali Pele Stadium harimo ibitego 5-1. Iyo ni match imwe. Hakaza ibitego 4-1. Bibaye ibitego 9. Hakaza igitego kimwe ku busa 10. Hakaza 2-2 12 mu mikino ine. Average y'ibitego 3 kuri buri mukino. Ni ikipe mfiteho imibare myiza iyo namaze kwinjira kuri buriya bwami bwanjye bwa Kigali Pele Stadium. Iyo namaze gukandagizaho ikirenge ngorwa nuko umusifuzi ambwira ngo match iratangiye. Ubu rero nayo yageze kuri who is next. Who is next ni Mukura. Nigezweho. Hanyuma tujye ku bakinnyi bawe. Yego. Nta mukinnyi ufite ikibazo cy'imvune. Ubu muganga w'ikipe ya Rayon Sport afite akaruhuko. Oya. Araruhutse. Umukinnyi wa nyuma aheruka kuvura ni Youssou Diagne. Ariko nawe ntabwo yari ari kumuvura, yarimo aramufasha ahubwo gukora rehabilitation no gukurikiza amabwiriza yo kugira ngo akire neza akaboko bamubaze. Youssou Diagne nawe yatangiye imyitozo yoroheje. Nta mukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport n'umwe ufite ikibazo cy'uburwayi. Uwo mutazabona kuri match y'ejo n'uwo mutoza yahisemo ko atazakina match y'ejo. Kwizera Olivier ni muzima? Ntago ari muzima gusa. Ubuzima bwe yabutizaho n'abandi. Ni muzima cyane. Bagora abaho Kwizera ngo yavunitse kuri polisi bitagenze neza. Kwizera afite ubuzima yasagurira n'abandi. Kuri match ya polisi yasoje match buriya yabaye umukinnyi w'umugabo w'intwari kandi tunashimira cyane. Yababaye hari ahantu bita akameme mu Kinyarwanda, ubwo ni iki? Akameme. Baramukubise. Buri iri ambulance iza yari ameze nk'utari guhumeka neza, ariko biza kurangira byibuza yumva uko ari guhumeka yasunika agafasha Rayon Sport iminota yari isigaye y'umukino. Iriya match ikirangira rero Kwizera Olivier bukeye bwaho yarababaraga cyane. Byabaye ngombwa ko ahabwa akaruhuko k'iminsi 2. Kuwa mbere, kuwa kabiri. Ni mpamvu tumonye muri match z'igikombe cy'amahoro. Niyaza kuba hari ntabwo yari buyikinira ya match. Ririya rushanwa sirye. Ashobora kuzarikina wenda nko kuri finale. Ariko ririya rushanwa ntago ari irye. Ririya ni rushanwa rya Patrick na Mugisha Yves, bazajya bitoranyamo ukina. Rayon Sport yubakitse nka zaze nizo mu Bwongereza. Hari umuzamu wa Arsenal, umuzamu witwa David Raya, wari wamubona muri FA Cup. Oya, Kepariza. Wari wamubona se muri Carabao. Oya. Si Kepariza baraga ugomba gukina. Cyane. Kwizera Olivier mufate rero nka David Raya muri ibyo bikombe bitoya. Ntabwo nzongera rwose. Ameze neza rero. N'imyitozo yo ku munsi wo kwa gatatu twakoze imyitozo. Kwe dufite match ya City Boys, ariko abakinnyi batari buze gukinira iriya match bari babizi. Bakoze imyitozo ku munsi wo kwa gatatu mu gitondo. Iyo myitozo yikozeho igice, kwa kane yarakoze no kwa gatanu yarakoze, n'iki gitondo yakoze. Araba ari mu bakinnyi baza gukina match ya Mukura. Ni ukuvuga ngo rero medical report ituruka kwa muganga, nta mukinnyi n'umwe w'ikipe ya Rayon Sport ufite ikibazo cy'uburwayi uwo ari we wese cyangwa icyo ari cyo cyose. Babura tubwiye ibiciro. Uyu mukino rero turareba match gute? Twebwe abakunzi ba Rayon Sport n'abandi batari abakunzi. Uyu mukino n'abakunzi ba Mukura n'abandi bakunzi b'umupira w'amaguru. Uyu mukino urahendutse cyane ku buryo nanjye numva bimbabashe. Uyu mukino uri ku 3,000 ahasigaye hose. 5,000 ahatwikiriye. 15,000 muri VIP. Ugashyiraho n'ibihumbi 30 muri VVIP. 3,000 ahasigaye hose. 5,000 ahatwikiriye. 15 muri VIP. Hanyuma ugashyira inote y'ibihumbi 30 muri VVIP. Uburyo bwo kugura itike bwo buroroshye. Nimwe muri match ya Sport zibayeho muhenduye pe.
zihendutse none ikindi kintu kirimo twe tumaze zirahendutse cyane twe tumaze periyode y'ukwezi n'igice tutakira match Rayon Sport iherukaga kwakira match ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa mbere niyo mpamvu mutamperuka mutangiye guhendura match shaka ifaranga murarifite basinya faranga murarifite umwe ntago muri kirginginga bati muze murebe match ureba wasira ukwasa abonye avuga ngo buriya njemba wambaye neza bayida oya njemba numva ikiganiro mujye mushyiramo akantu ka showbiz nateguye reba imyambarire mfite nta nubwo wahereye ku nkweto ngo ugende uzamukubwira abantu turasaba imbabazi ku mugani reba iki cyangwe nepo zimeze neza kabisa drip ameze neza pe inkweto nziza cyane ya Air Force ifite ibara navuga ngo ni umweru hasi kuri taro hejuru hariho kakano ka Nike k'umukara iri bara ndaryita iki iri ngiri nk'icyatsi kijimye icyatsi kijimye vert militaire ebana afitemo iyo bita jogging imeze neza ipantaro y'umutuku complete n'umupira umeze neza varezi ya dani ingofero niyo nikanze irangofero karakaji ese karakaji ni kaji wagone niyo yahise nkangamo cyane ko ari Jairut Jairut urugero rwiza rwerekana ko Rayon Sport nta bukene burimo ibitama byaje meze oya si ubukene ahubwo wini yo zihari muriho muratsinda mufite n'amafaranga ari ibintu biharawe muri Kigali umuntu numara amezi 6 utari kumubona nyine mutari kubona wenda kubera impamvu z'akazi cyangwa kwa kundi dusigaye tubyuka turi busy nimwongera guhura nyuma y'amezi 6 uzasanga yarabyibushye cyo ni icyambere sibyo kabiri uzamusanga na pareye mu menyo buriya zisigaye zigezweho cyane abantu bose basigaye bafite pareye mu menyo karakantu ko kaje ryari kare uvuga Kigali apareye abantu barazifite karakantu kaje ryari uzi ko ngiye no kwa muganga bakambwira ko nzikene nababwira nishwe ntabwo bishoboka zigezweho uzagera kuri muganga w'amenyo reba muganira biragoye kare wowe uvuka Kigali karakantu ubwo rero ibi ngibi mbivuze kugira ngo mbabwire ko ya nshuti yanjye twajyaga tuzana hano mushobora kuzajya kumubona nawe yarashyizemo apareye kuko azongera kubona winicera byangwane azongera kubona winicera azagaruka hano yarashyizemo apareye usanga yarazanye inda winicera urabona azongera kubona intsinzi neza urabona bitagoye ariko nanone indi misiyo abakunzi ba APR cyarakabaye none ndi ku ruhande rwabo ariko nje kubagira inama mu buryo bwihuta bagakwiye gukora screenshot y'uyu mwanya wa mbere bari kuko ntibizongera wayikoze se ntuzakagurisha ako ka screenshot kandi aribyo ndi kuvuga utari buze kwifata aka kanya hasigaye iminota mike ngo ari Hilal ikine match kandi nimara kuyikina igiye gutangira gukina ibirarane byayo na Rayon Sport zirimo ziratsinda ubu tugiye kugera ahantu ari Hilal igiye gusimburanya ku mwanya wa mbere na Rayon Sport ni ari Hilal ni Rayon ari Hilal Rayon abakunzi b'ikipe ya APR uyu mwaka ikintu kimwe cyabanezeza ni screenshot mwafata uko mwaraye ku mwanya wa mbere mwihuta ikintu kiranejeje cyane bakunzi ba APR mwiheranwa n'agahinda ngo mwanganyije muri ku mwanya wa mbere mugende mufate screenshot kuko nibizongera kuba ariko ari ayikurikizaho nyuma ya Mukura Wasiri nibizongera kuba Wasiri ari Hilal kuri screenshot nzagurisha icyo mbaza ari Hilal kuyifite nyuma ya match ya Mukura uyiteguye gute wowe bine byari byinshi ariko ngiye buriya nari ntarabona ikipe yanjye neza nari ntarabona Rayon Sport kuko ufashe nk'urugero witeguye kugabanya umubare w'ibitego cyangwa witeguye kuyitsinda ndakigusubiza neza cyane iriya match Rayon Sport yakinishije ikipe ya kabiri umuzamu ntabwo yari kwizera Olivier turabyibukiranye iriya match twe twayipinze twe twayisuzuguye cyane umuzamu ntabwo yari uwa mbere defense hari harimo Serumugo twese tunamu wari umukiza Obed wari umukiza Obed Dawo yari ataragera mu mavuta ye axe central yari irimo Chimanga na Bangara ubu ngubu emera umwanya warawufite umukinnyi w'ukwezi wa kapiteni umukinnyi w'ukwezi kwa mbere mediane y'ikipe ya Rayon Sport bigira imana yari ataragaruka Tambwe iyo match ntago yayikinnye Asumani iyo match ni yayikinnye Faringanya iyo match ni yayikinnye Rayon Sport yakinishije ikipe ya kabiri kuri ari Hilal ndakinisha ikipe ya mbere kuri uyu wa gatatu wallahi wala sur match yo ku wa gatatu tariki 25 tuzahura ni Nyamirambo turabamenyesha vuba nitwe tuzayakira turabamenyesha